Okay. Se wajure kubwoba ko. Yemetse kwigare sinakubeshya njya kuvuga. Uri kuyose. Dukomeze. Nese hano mu rugo twazamuka tukabishobora. Mbabarira rwose. Ese ubundi uzameka? Ntabyo nabikora ariko. Reba hari inyuma ukuntu haba hameze noneho imbere. Uzi kuvuza ihoni? Navuze ihoni turebe. Ko ritavuga se. Naze ko ritavuga. Cyangwa baramanura. Sorry bugije se. Ihoni ryarapfuye nta nubwo bafite uburenganzira bwo kumpeka. Be, naha nakuzamura maze. Mbona wowe nta kintu cyose utakora. Ntacyo nakora. Sheri wanjye none se. Sawa. Wananiwe kandi nje nguhetse ko. Ibaze ko naniwe nyine ntanagiye n'amaguru wamaye lift. Ako lift itera indi. Ibaze gukura mu gasantre kugira ngaha. Cyakoze sinkubeshya ari ahantu buri gihe ngiye kuhajyama numva bikure ari kure byatari. Ariko nyine ndagusubizayo. None se sheri wanjye. Ndashaka ko tugerana mu rugo tugasangira. Kamarade namusize mu rugo ari guteka. Cyakoze akankubwiza ukuri nkumbuye bya bigori mujya muteka birimo ibishyimbo. Musekura mwashyizemo n'ibintu by'icyatsi. Birabiryo biraryoha cyane. Mba ndabikunda byatari yo nje wanyu mu gihe mwabitetse ndatanga kambaza kutarya mukobwa wanjye. Mbwira ngo ndikumva igifu kiri konje. Shaho tugende. Sheri wanjye waretse tukaganirira hano shaho ko maze umwanya mba ntumyerebe ndacyari. Ngaho nyegera basi ngaho nyegera. Mva rero mubwire ikintu shaka kubwira. Anko wanjye yaragarutse. Yavuye i Kigali kwa mama. Yego. Mva ariko sindyama sinsinzira ngashaka kureba umukwe. Ashaka kureba umukwe. Mva ntago nzi ibintu mu rugo bamubwiye cyangwa bamuhaye. Sinzi nyine wowe uko yagiye ameze ziko yagarutse ameze. Nibiki bamubwiye? Ntago mbizi none se yaraje mva. Tugende nge kureba umukwe wanjye nkamubwatsi yanko wasi tukazajya ejo nguhuye ngo nubu ngo si hafi se. Arashaka kukubona, ashaka kubona ahantu tuye. Nambwiye se ko mbona nyine bya. Wabonye se abivugana umujinya, abivugana ibyishimo. Oya bambi nta mutima mubi. Nta mutima mubi. Yarambwira gati nshaka kureba uwo musore ukunda, nkamubona nkabona n'ahantu. Ariko ubona nta mutima mubi. Uyasha ntabwo abimbwiraga mbwira anko wanjye ntabwo akunda kumbwira nabi. Rero nyine urumva ugomba kwitegura ukabyakira mu mutima wawe ko tugomba kuza he cyangwa se ukaza ariko. Anita uyu munsi wa none wabonye yuko yibwiriye Emile aramubwira ati rero Emile musaza wa Mukanambara musaza wa mama wanjye ashaka kukubona kandi ngo byihutirwa ngo gusa nabonaga yuko nyine ari kuvuga asa nkaho bidasanzwe amatiriza avuga cyane ati tugende unyereke uwo musheri wawe gusa musaza wa Mukanambara ntabwo ari muwe nake yavuye hariya Kigali bamuhaye ibyo bita amawayiza bamubwiye ati genda ukora ibi ngibi baramusobanurire byose bamubwiza ukuri baramubwira ati Anita yabonye umusore mu diaspora wamukunze aduha amafaranga aradufasha none Anita uwo musore yamwanze ngo hari umusore wo mu cyaro ngo yikundiye uno musaza wawe rero uno musaza wa Mukanambara yesa avuga ati ese Anita yaba yararozwe ntitubimenye kuko bo bari gutekereza bavuga ati ntabwo umuntu ashobora kubona umuntu umufitiye akamaro ntabwo ashobora kubona uburyo umuntu uturutse hanze afite byose afite amafaranga afite iki araje amubwira ngo aramukunda babane kandi ngo afite n'ubushobozi bwo kwita ko ubukwe ibyo byose yarangiza Anita akamwitesha bo bahise bavuga ati Anita yararozwe rero Anita ntabwo ibyo ngibyo byemera yuko ashobora kuba yararozwe ahubwo aravuga ati ngomba kujya ahantu urukundo rwanjye ruri ngomba kujya ahantu ku muntu nkunda kandi nawe wankunze kujya kuri uyu musore w'umudespora ufite byose ariko naramukunze naramwishimiye ni ibintu byambabaza gusa ababyeyi be bakomeza bamubwira ati mujyeho urukundo ruzakura urukundo ruzaza muri kumwe muri kubana bo ntabwo ari impuhwe ni Anita yamujyaho ashira umwaka bakahita batandukana ibyo ntabwo bibareba ariko ikintu kibashishikaje nuko Anita bajya kuko bazaruka amafaranga batakaje bazaruka amafaranga bariye uyu musore dore yuko are yabahaga amafaranga
bamwizeza ibitangaza bamubwira ati umukobwa aragukunda, rero kuba umukobwa agukunda ugomba nawe gukoresha uko ushoboye ukitwara neza cyane. Dore yuko noneho uyu munsi hariya naje avuga ngo abwira ba Fabiola ati muye na Anita agenda, ndamubaza se ugiye hehe. Ba Fabiola noneho batangiye kumutinyuka no kumubwira nabi kuko batangiye kubona urukundo rwe noneho rukabije cyangwa se yabarambiye. Bamubwiye ati ntabwo umushinjwe, kugeza ubu ngubu ntabwo muri abana byemewe n'amategeko kugira ngo ujye umuzinduka umubaza ngo agiye hari iki, wabaye uri hehe, byose ibintu nk'ibyo ngibyo abantu babazanya babana cyangwa bakundana cyangwa ari abagore n'abagabo. Rero wabonye yuko rero uyu munsi wa none Fabiola yabaye nk'umutinyukamo akantu gatoya, amubwira gutyo nubwo bitashimishije nyamusore, ariko nubwo bitamushimishije Fabiola byari neza kugatamo kugira ngo ayo mafaranga bakomeze bayarya bagenda bamwicaho. Niba batangiye kumutinyuka kumubwira nabi, ni ikintu gishobora gutuma uyu musore wenda acika intege zo guhora azari. Mukanambara rero bamubwiye ati rero ikintu dushaka Anita tumwoherereje mu cyaro kugira ngo agende atuzanire uwo musore tumurebe ngo avuga ko yakunze, kandi ngo bapanze yuko n'uwo musore uko banakoresha uko bashoboye bakamunyuzaho. Anita uyu munsi wa none wabonye yuko yibwiriye Emile, aramubwira ati rero Emile musaza wa Mukanambara, musaza wa mama wanjye ashaka kukubona kandi ngo byihutirwa, ngo gusa nabonaga yuko nyine ari kuvuga asa nkaho bidasanzwe amatiriza avuga cyane ati tugende unyereke uwo musheri wawe. Gusa musaza wa Mukanambara ntabwo ari muwe nake, yavuye hariya Kigali bamuhaye ibyo bita amawayiza, bamubwiye ati genda ukora ibi ngibi. Baramusobanuriye byose, bamubwiza ukuri, baramubwira ati Anita yabonye umusore w'umudespora wamukunze aduha amafaranga aradufasha, none Anita uwo musore yamwanze ngo hari umusore wo mu cyaro ngo yikundiye. Uno musaza we rero uno musaza wa Mukanambara yese avuga ati ese Anita yaba yararozwe ntitubimenye, kuko bo bari gutekereza bavuga ati ntabwo umuntu ashobora kubona umuntu umufitiye akamaro, ntabwo ashobora kubona uburyo umuntu uturutse hanze afite byose, afite amafaranga, afite iki, araje amubwira ngo aramukunda babane kandi ngo afite n'ubushobozi bwo kwita akora ubukwe, ibyo byose yarangiza Anita akamwitesha. Bo bahise bavuga ati Anita yararozwe. Rero Anita ntabwo ibyo ngibyo abyemera yuko ashobora kuba yararozwe, ahubwo aravuga ati ngomba kujya ahantu urukundo rwanjye ruri, ngomba kujya ahantu ku muntu nkunda kandi nawe wankunze, kujya kuri uyu musore w'umudespora ufite byose ariko naramukunze naramwishimiye, ni ibintu byambabaza. Gusa ababyeyi be bakomeza bamubwira ati mujyeho, urukundo ruzakura, urukundo ruzaza muri kumwe muri kubana. Bo ntabwo ari impuhwe, ni Anita yamujyaho hashira umwaka bagahita batandukana, ibyo ntabwo bibareba, ariko ikintu kibashishikaje nuko Anita bajyaho kuko bazaruka amafaranga batakaje, bazaruka amafaranga bariye uyu musore dore yuko yabahaga amafaranga bamwizeza ibitangaza bamubwira ati umukobwa aragukunda, rero kuba umukobwa agukunda ugomba nawe gukoresha uko ushoboye ukitwara neza cyane. Dore yuko noneho uyu munsi hariya naje avuga ngo abwira ba Fabiola ati muye na Anita agenda, ndamubaza se ugiye hehe. Ba Fabiola noneho batangiye kumutinyuka no kumubwira nabi kuko batangiye kubona urukundo rwe noneho rukabije cyangwa se yabarambiye. Bamubwiye ati ntabwo umushinjwe, kugeza ubu ngubu ntabwo muri abana byemewe n'amategeko kugira ngo ujye umuzinduka umubaza ngo agiye hari iki, wabaye uri hehe, byose ibintu nk'ibyo ngibyo abantu babazanya babana cyangwa bakundana cyangwa ari abagore n'abagabo. Rero wabonye yuko rero uyu munsi wa none Fabiola yabaye nk'umutinyukamo akantu gatoya, amubwira gutyo nubwo bitashimishije nyamusore, ariko nubwo bitamushimishije Fabiola byari neza kugatamo kugira ngo ayo mafaranga bakomeze bayarya bagenda bamwicaho. Niba batangiye kumutinyuka kumubwira nabi, ni ikintu gishobora gutuma uyu musore wenda acika intege zo guhora azari. Mukanambara rero bamubwiye ati rero ikintu dushaka Anita tumwoherereje mu cyaro kugira ngo agende atuzanire uwo musore tumurebe ngo avuga ko yakunze, kandi ngo bapanze yuko n'uwo musore uko banakoresha uko bashoboye bakamunyuzaho. Anita uyu munsi wa none wabonye yuko yibwiriye Emile,
aramubwira ati rero Emile musaza wa Mukanambara, musaza wa mama wanjye ashaka kukubona kandi ngo byihutirwa, ngo gusa nabonaga yuko nyine ari kuvuga asa nkaho bidasanzwe, amatiriza avuga cyane ati tugende unyereke uwo musheri wawe. Gusa musaza wa Mukanambara ntabwo ari muwe nake, yavuye hariya Kigali bamuhaye ibyo bita amawayiza, bamubwiye ati genda ukora ibi ngibi. Baramusobanuriye byose, bamubwiza ukuri, baramubwira ati Anita yabonye umusore w'umudespora wamukunze, aduha amafaranga aradufasha, none Anita uwo musore yamwanze, ngo hari umusore wo mu cyaro ngo yikundiye. Uno musaza we rero uno musaza wa Mukanambara yahise avuga ati ese Anita yaba yararozwe ntitubimenye, kuko bo bari gutekereza bavuga ati ntabwo umuntu ashobora kubona umuntu umufitiye akamaro, ntabwo ashobora kubona uburyo umuntu uturutse hanze afite byose, afite amafaranga, afite iki, araje amubwira ngo aramukunda babane kandi ngo afite n'ubushobozi bwo kwita kora ubukwe, ibyo byose yarangiza Anita akamwitesha. Bo bahise bavuga ati Anita yararozwe. Rero Anita ntabwo ibyo ngibyo byemera yuko ashobora kuba yararozwe, ahubwo aravuga ati ngomba kujya ahantu urukundo rwanjye ruri, ngomba kujya ahantu ku muntu nkunda kandi nawe wankunze, kujya kuri uyu musore w'umudespora ufite byose ariko naramukunze naramwishimiye ni ibintu byambabaza. Gusa ababyeyi be bakomeza bamubwira ati mujyeho, urukundo ruzakura, urukundo ruzaza muri kumwe muri kubana. Bo ntabwo ari impuhwe, niyo Anita yamujyaho hashira umwaka bagahita batandukana, ibyo ntabwo bibareba, ariko ikintu kibashishikaje nuko Anita bajyaho, kuko bazaruka amafaranga batakaje, bazaruka amafaranga bariye uyu musore dore yuko yabahaga amafaranga, bamwizeza ibitangaza, bamubwira ati umukobwa aragukunda, rero kuba umukobwa agukunda ugomba nawe gukoresha uko ushoboye ukitwara neza cyane. Dore yuko noneho uyu munsi hariya naje avuga ngo abwira ba Fabiola ati muye na Anita agenda, ndamubaza se ugiye hehe. Ba Fabiola noneho batangiye kumutinyuka no kumubwira nabi, kuko batangiye kubona urukundo rwe noneho rukabije cyangwa se yabarambiye. Bamubwiye ati ntabwo umushinjwe, kugeza ubu ngubu ntabwo muri abana byemewe n'amategeko kugira ngo ujye umuzinduka umubaza ngo agiye hari iki, wabaye uri hehe, byose ibintu nk'ibyo abantu babazanya babana cyangwa bakundana cyangwa ari abagore n'abagabo. Rero wabonye yuko rero uyu munsi wa none Fabiola yabaye nk'umutinyuka akantu gatoya, amubwira gutyo nubwo bitashimishije nyamusore, ariko nubwo bitamushimishije Fabiola byari neza kugatamo kugira ngo ayo mafaranga bakomeze bayarya bagenda bamwicaho. Niba batangiye kumutinyuka kumubwira nabi, ni ikintu gishobora gutuma uyu musore wenda acika intege zo guhora azari. Mukanambara rero bamubwiye ati rero ikintu dushaka Anita tumwoherereje mu cyaro kugira ngo agende atuzanire uwo musore tumurebe ngo avuga ko yakunze, kandi ngo bapanze yuko n'uwo musore uko banakoresha uko bashoboye bakamunyuzaho. Anita uyu munsi wa none wabonye yuko yibwiriye Emile, aramubwira ati rero Emile musaza wa Mukanambara, musaza wa mama wanjye ashaka kukubona kandi ngo byihutirwa, ngo gusa nabonaga yuko nyine ari kuvuga asa nkaho bidasanzwe, amatiriza avuga cyane ati tugende unyereke uwo musheri wawe. Gusa musaza wa Mukanambara ntabwo ari muwe nake, yavuye hariya Kigali bamuhaye ibyo bita amawayiza, bamubwiye ati genda ukora ibi ngibi. Baramusobanuriye byose, bamubwiza ukuri, baramubwira ati Anita yabonye umusore w'umudespora wamukunze, aduha amafaranga aradufasha, none Anita uwo musore yamwanze, ngo hari umusore wo mu cyaro ngo yikundiye. Uno musaza we rero uno musaza wa Mukanambara yahise avuga ati ese Anita yaba yararozwe ntitubimenye, kuko bo bari gutekereza bavuga ati ntabwo umuntu ashobora kubona umuntu umufitiye akamaro, ntabwo ashobora kubona uburyo umuntu uturutse hanze afite byose, afite amafaranga, afite iki, araje amubwira ngo aramukunda babane kandi ngo afite n'ubushobozi bwo kwita kora ubukwe, ibyo byose yarangiza Anita akamwitesha. Bo bahise bavuga ati Anita yararozwe. Rero Anita ntabwo ibyo ngibyo
abyemera yuko ashobora kuba yararozwe, ahubwo aravuga ati ngomba kujya ahantu urukundo rwanjye ruri, ngomba kujya ahantu ku muntu nkunda kandi nawe wankunze, kujya kuri uyu musore w'umudespora ufite byose ariko naramukunze naramwishimiye ni ibintu byambabaza. Gusa ababyeyi be bakomeza bamubwira ati mujyeho urukundo ruzakura, urukundo ruzaza muri kumwe muri kubana. Bo ntabwo ari impuhwe, niyo Anita yamujyaho hashira umwaka bagahita batandukana, ibyo ntabwo bibareba, ariko ikintu kibashishikaje nuko Anita bajyaho kuko bazaruka amafaranga batakaje, bazaruka amafaranga bariye uyu musore dore yuko are yabahaga amafaranga bamwizeza ibitangaza, bamubwira ati umukobwa aragukunda, rero kuba umukobwa agukunda ugomba nawe gukoresha uko ushoboye ukitwara neza cyane. Dore yuko noneho uyu munsi hariya naje avuga ngo abwira ba Fabiola ati muye na Anita agenda, ndamubaza se ugiye hehe. Ba Fabiola noneho batangiye kumutinyuka no kumubwira nabi kuko batangiye kubona urukundo rwe noneho rukabije cyangwa se yabarambiye. Bamubwiye ati ntabwo umushinjwe, kugeza ubu ngubu ntabwo muri abana byemewe n'amategeko kugira ngo ujye umuzinduka umubaza ngo agiye hari iki, wabaye uri hehe, byose ibintu nk'ibyo abantu babazanya babana cyangwa bakundana cyangwa ari abagore n'abagabo. Rero wabonye yuko rero uyu munsi wa none Fabiola yabaye nk'umutinyukamo akantu gatoya, amubwira gutyo nubwo bitashimishije nyamusore, ariko nubwo bitamushimishije Fabiola byari neza kugatamo kugira ngo ayo mafaranga bakomeze bayarya bagenda bamwicaho. Niba batangiye kumutinyuka kumubwira nabi, ni ikintu gishobora gutuma uyu musore wenda acika intege zo guhora azari Mukanambara rero bamubwiye ati rero ikintu dushaka Anita tumwoherereje mu cyaro kugira ngo agende atuzanire uwo musore tumurebe ngo avuga ko yakunze, kandi ngo bapanze yuko n'uwo musore uko banakoresha uko bashoboye bakamunyuzaho. Anita uyu munsi wa none wabonye yuko yibwiriye Emile, aramubwira ati rero Emile musaza wa Mukanambara, musaza wa mama wanjye ashaka kukubona kandi ngo byihutirwa, ngo gusa nabonaga yuko nyine ari kuvuga asa nkaho bidasanzwe amatiriza avuga cyane ati tugende unyereke uwo musheri wawe. Gusa musaza wa Mukanambara ntabwo ari muwe nake, yavuye hariya Kigali bamuhaye ibyo bita amawayiza, bamubwiye ati genda ukora ibi ngibi. Baramusobanuriye byose, bamubwiza ukuri, baramubwira ati Anita yabonye umusore w'umudespora wamukunze aduha amafaranga aradufasha, none Anita uwo musore yamwanze ngo hari umusore wo mu cyaro ngo yikundiye. Uno musaza we rero uno musaza wa Mukanambara yese avuga ati ese Anita yaba yararozwe ntitubimenye, kuko bo bari gutekereza bavuga ati ntabwo umuntu ashobora kubona umuntu umufite akamaro, ntabwo ashobora kubona uburyo umuntu uturutse hanze afite byose, afite amafaranga, afite iki, araje amubwira ngo aramukunda babane kandi ngo afite n'ubushobozi bwo kwita akora ubukwe, ibyo byose yarangiza Anita akamwitesha. Bo bahise bavuga ati Anita yararozwe. Rero Anita ntabwo ibyo ngibyo abyemera yuko ashobora kuba yararozwe, ahubwo aravuga ati ngomba kujya ahantu urukundo rwanjye ruri, ngomba kujya ahantu ku muntu nkunda kandi nawe wankunze, kujya kuri uyu musore w'umudespora ufite byose ariko naramukunze naramwishimiye ni ibintu byambabaza. Gusa ababyeyi be bakomeza bamubwira ati mujyeho urukundo ruzakura, urukundo ruzaza muri kumwe muri kubana. Bo ntabwo ari impuhwe, niyo Anita yamujyaho hashira umwaka bagahita batandukana, ibyo ntabwo bibareba, ariko ikintu kibashishikaje nuko Anita bajyaho kuko bazaruka amafaranga batakaje, bazaruka amafaranga bariye uyu musore dore yuko are yabahaga amafaranga bamwizeza ibitangaza, bamubwira ati umukobwa aragukunda, rero kuba umukobwa agukunda ugomba nawe gukoresha uko ushoboye ukitwara neza cyane. Dore yuko noneho uyu munsi hariya naje avuga ngo abwira ba Fabiola ati muye na Anita agenda, ndamubaza se ugiye hehe. Ba Fabiola noneho batangiye kumutinyuka no kumubwira nabi kuko batangiye kubona urukundo rwe noneho rukabije cyangwa se yabarambiye. Bamubwiye ati ntabwo umushinjwe, kugeza ubu ngubu
ntabwo muri abana byemewe n'amategeko kugira ngo ujye umuzinduka umubaza ngo agiye hari iki wabaye uri hehe, byose ibintu nk'ibyo ngibyo abantu babazanya babana cyangwa bakundana cyangwa ari abagore n'abagabo. Rero wabonye yuko rero uyu munsi wa none Fabiola yabaye nk'umutinyukamo akantu gatoya, amubwira gutyo nubwo bitashimishije nyamusore, ariko nubwo bitamushimishije Fabiola byari neza kugatamo kugira ngo ayo mafaranga bakomeze bayarya bagenda bamwicaho. Niba batangiye kumutinyuka kumubwira nabi, ni ikintu gishobora gutuma uyu musore wenda acika intege zo guhora azari. Mukanambara rero bamubwiye ati rero ikintu dushaka Anita tumwoherereje mu cyaro kugira ngo agende atuzanire uwo musore tumurebe ngo avuga ko yakunze, kandi ngo bapanze yuko n'uwo musore uko banakoresha uko bashoboye bakamunyuzaho. Anita uyu munsi wa none wabonye yuko yibwiriye Emile, aramubwira ati rero Emile, musaza wa Mukanambara, musaza wa mama wanjye ashaka kukubona kandi ngo byihutirwa, ngo gusa nabonaga yuko nyine ari kuvuga asa nkaho bidasanzwe, amatiriza avuga cyane ati tugende unyereke uwo musheri wawe. Gusa musaza wa Mukanambara ntabwo ari muwe nake, yavuye hariya Kigali bamuhaye ibyo bita amawayiza, bamubwiye ati genda ukora ibi ngibi. Baramusobanuriye byose, bamubwiza ukuri, baramubwira ati Anita yabonye umusore w'umudespora wamukunze, aduha amafaranga aradufasha, none Anita uwo musore yamwanze, ngo hari umusore wo mu cyaro ngo yikundiye. Uno musaza we rero uno musaza wa Mukanambara yahise avuga ati ese Anita yaba yararozwe ntitubimenye, kuko bo bari gutekereza bavuga ati ntabwo umuntu ashobora kubona umuntu umufitiye akamaro, ntabwo ashobora kubona uburyo umuntu uturutse hanze afite byose, afite amafaranga, afite iki, araje amubwira ngo aramukunda babane kandi ngo afite n'ubushobozi bwo kwita kora ubukwe, ibyo byose yarangiza Anita akamwitesha. Bo bahise bavuga ati Anita yararozwe. Rero Anita ntabwo ibyo ngibyo byemera yuko ashobora kuba yararozwe, ahubwo aravuga ati ngomba kujya ahantu urukundo rwanjye ruri, ngomba kujya ahantu ku muntu nkunda kandi nawe wankunze, kujya kuri uyu musore w'umudespora ufite byose ariko naramukunze naramwishimiye, ni ibintu byambabaza. Gusa ababyeyi be bakomeza bamubwira ati mujyeho, urukundo ruzakura, urukundo ruzaza muri kumwe muri kubana. Bo ntabwo ari impuhwe, ni Anita yamujyaho hashira umwaka bagahita batandukana, ibyo ntabwo bibareba, ariko ikintu kibashishikaje nuko Anita bajyaho, kuko bazaruka amafaranga batakaje, bazaruka amafaranga bariye uyu musore dore yuko yabahaga amafaranga, bamwizeza ibitangaza, bamubwira ati umukobwa aragukunda, rero kuba umukobwa agukunda ugomba nawe gukoresha uko ushoboye ukitwara neza cyane. Dore yuko noneho uyu munsi hariya naje avuga ngo abwira ba Fabiola ati muye na Anita agenda, ndamubaza se ugiye hehe. Ba Fabiola noneho batangiye kumutinyuka no kumubwira nabi, kuko batangiye kubona urukundo rwe noneho rukabije cyangwa se yabarambiye. Bamubwiye ati ntabwo umushinjwe, kugeza ubu ngubu ntabwo muri abana byemewe n'amategeko kugira ngo ujye umuzinduka umubaza ngo agiye hari iki wabaye uri hehe, byose ibintu nk'ibyo ngibyo abantu babazanya babana cyangwa bakundana cyangwa ari abagore n'abagabo. Rero wabonye yuko rero uyu munsi wa none Fabiola yabaye nk'umutinyukamo akantu gatoya, amubwira gutyo nubwo bitashimishije nyamusore, ariko nubwo bitamushimishije Fabiola byari neza kugatamo kugira ngo ayo mafaranga bakomeze bayarya bagenda bamwicaho. Niba batangiye kumutinyuka kumubwira nabi, ni ikintu gishobora gutuma uyu musore wenda acika intege zo guhora azari. Mukanambara rero bamubwiye ati rero ikintu dushaka Anita tumwoherereje mu cyaro kugira ngo agende atuzanire uwo musore tumurebe ngo avuga ko yakunze, kandi ngo bapanze yuko n'uwo musore uko banakoresha uko bashoboye bakamunyuzaho.